umunsi rero twagira ngo tuganire ku bintu bimwe na bimwe bike bike twari turanze ku rukuta. Ibyo bintu bikaba ari topic, ikaba ari kuganira ku mazina amwe n'amwe dusanga mu gitabo kizwi nka Bibiliya. Kubera iyo mpamvu ntabwo ndi bujye muri byinshi cyane, so iki kiganiro gishobora kumara iminota mike itari myinshi. Impamvu mbifashe nka topic yo kuganiraho, njyewe mfite conviction ivuga ko bariya bantu hafi ya bose muri Bibiliya, bavuga muri Bibiliya, bari Abanyarwanda. Ariko iyo mvuze ngo Abanyarwanda ntimukabifate nk'aho ari abaturarwanda cyangwa abantu bakomoka mu gahugu turimo ubu ngubu kitwa u Rwanda. Oya, bari abakurambere bo mu mizi, batekerezaga mu buryo bwa filosofi yarangaga Rurenge n'abaje nawe. Abo nibo bantu ba mbere, ni nabo baremye abantu, bariya ba Rurenge. Iriya gurupe niyo yaremye abantu, ishinga amategeko, ishinga ibintu byatanze direction y'isi. So abo bantu ba mbere rero, imitekerereze yabo, filosofi yabo, n'ururimi byari Ikinyarwanda. Urumva, nibo twavuyemo. Ababakomotseho bandi bose baratakaye, higeze kubaho ikintu cy'indimi kuvuka, baratakara n'imico, abantu baratakara batangira gukwirakwira ku isi. Ariko muri ba Rurenge, muri bake bava nyine muri umurongo wa Rurenge, turaza turongera twirundarira mu Rwanda, turihisha. Dusigarana rwa rurimi, ya mitekerereze na ya mico yarangaga bariya abantu ba mbere, bari biriya bimanuka bya mbere byashinze byose. Urumva, so mu batakaye hari abagerageje kugaruka bati ariko ibintu by'urumuri n'ubwenge byavugaga bitya na bitya, noneho batangira kubikusanya, barabiterateranya, ariko barayobye. Ariko baragerageza babishyira mu bitabo. Ibyo bitabo biza guteranwa kiba igitabo kimwe cyitwa Bibiliya. Ubundi Bibiliya bivuze ibitabo. Bibiliya bivuze ibitabo. Bivuze library cyangwa bibliothèque. Ntabwo bivuze igitabo kimwe. Kiriya gitabo kirimo ibitabo byinshi. Hari n'ibindi byagomba kubamo ariko barabihishe cyangwa barabijugunya. Nk'igitabo cya Mungwe, ikizwi, igitabo Mungwe yasize kizwi nka cy'abanyamahanga bazi ngo ni igitabo cya Enoko. Kuko Enoko ni Mungwe, naberetse ukuntu iryo zina ryavuye muri Mungwe. Cyanyujije mu ntera nyinshi cyane, muri iyo ntera ituma havuka andi mazina menshi cyane. Ariko kiriya gitabo cya Enoko nicyo Mungwe yanditse. Afite umwiri we witwaga Ruzi ibintu, aricara arabyandika, mwimutegetse kubyandika, arabyandika. Hanyuma Abanya-Ethiopia basigara kopi, kuko Abanya-Ethiopia nabo bariya bamanutse bajya hariya bavuye hariya muri Misiri. Bo bagize uruhare runini cyane hariya muri Misiri. Babise amazina menshi, babita aba Hyksos, kandi Hyksos byari izina nyine ryabaye corrupt kubera ririya rindi bari bakoze ngo ni Kush. Hanyuma nyine benshi mu biru bamwe banze kugira haje kwitwa Macedonia na za Take, babe influence n'abazungu bari bazamutse icyo gihe. Bo baraza nabo baramanuka bajya mu misozi ya Ethiopia, barihisha, bacukura ibiriziya hejuru, iyo za Debrodam, hari ikiriziya bita Debrodam kiri hejuru mu musozi, mu mwobo. Hari actually ibiriziya byinshi biri mu myobo mu misozi za Ethiopia. Bajyayo barihisha abiru. Iyo tuvuze abiru mu bihe bya kera, tuba tuvuze abantu babaga bafite uruhare rwinshi. Harimo ubuganga, harimo ubwarimu, harimo ubwanditsi, harimo ubupfumu, harimo byinshi cyane. Burya ubupadiri burya n'ubwiru. Biriya Abaroma baje bashyira imbere bavuga ngo uyu ni umupadiri, ibi n'ibi. Iriya ni discipline yatangiye muri Misiri, babaga ari abiru. So kiriya gitabo rero, kiriya gitabo Bibiliya gishingiye ku mateka yacu. Impamvu mbivuga ni uko akenshi ari amazina avugwa muri Bibiliya, naje gutahura amwe namwe nkasanga ni Amanyarwanda. So nk'izina Petero cyangwa Peter, izina Peter, Peter, ubwo urumva nyine ko ari Icyongereza. Ariko Icyongereza nabwo ko ari ururimi rushya, n'ururimi akenshi ni n'uruhimbano, bararuhimbye.
bararuhimbye ariko with time rutangira gufata intera, bimwe bikaza naturally. Nko muri ibi bihe bya internet ngo hari amajambo mashya cyane yaje y'icyongereza, iyo tuzabona imyaka 2000 kuva uyu munsi tukibaza ko ari ibintu byaje naturally, ariko ari ibintu biri artificial. Urumva, amagambo yose ajyanye na technology turimo muri iyi minsi y'icyongereza mu myaka 2000 izaza bazumva ko ari amagambo ari natural. Urumva, kandi biri superficial. So nk'izina Peter, kandi turebe mu kilatini Peter ukuntu barivugaga. Okay, so mu kilatini baravuze ngo, okay, mvuze nti etymology of Peter, baravuga ngo ni izina ryavuye mu Kigreek mu ijambo Petros. Wibuka ko abaguriki bo bongera ijambo riri ryose bongeraho ngo os. Okay, hanyuma bakavuga ngo ryavuye mu rindi jambo Petra. Hanyuma ngo Petra ngo bivuze ngo rock cyangwa stone. Murabyumva, ariko noneho reka njyewe mbibereke ko aba bantu bakinaga n'amagambo yacu y'ikinyarwanda. Ni ukuri ibi bintu nimubimenya muzatangira kubwira isi yose hindukira amaso yashinga u Rwanda. Yashinga u Rwanda ni ukuri, kuko baravuze, reka njyabasomera mu cyongereza. Baravuze Peter is a common masculine given name. Okay, baravuga ngo ni izina ubundi rihabwa abagabo. Baravuga ngo it is derived directly from Greek Petros. Okay, bashyiraho brackets. Baravuga ngo an invented masculine form of Greek Petra. Baravuga ngo Petra is the word for rock or stone. Okay, baravuga ngo iryo jambo ry'Ikigreek ryavuyemo Petra ngo rivuze urutare cyangwa ibuye. Okay, so noneho ngewe nkoresheje nyine ya tactic yanjye navumbuye, iyo nifashisha nyine mu kuvumbura icyo ari cyo cyose, amagambo ayo ari yose abazungu bahindurije. Noneho ufata nka pa. Okay, bavuze ngo Petra, noneho dufate Petra tuvanemo imvugisha, dusigarane pa, ta na ra. Okay, pa, ta na ra. Murabyumva? Noneho mwibuke ko muri adaptation y'amagambo, mu kwitiza ayo magambo bashaka kuyavana mu Kigreek bayajyana mu Cyongereza, cyangwa mu Kilatini bayajyana mu Cyongereza, igihe Icyongereza cyari gitangiye kuza mu mwaka wa 400. Cyangwa ihindura ry'amagambo amwe kuva mu Kigreek akenshi nta nubwo byatangiye mu mwaka wa 400, byabaye cyane mu mwaka w'1400, mu bihe by'abazunguzacumu. Bari abazunguzacumu bo bari ba conspiracists, bari ba promoters. Baravuze reka twicare duhimba ibintu bizatuma habaho imperialism. Okay, bicara hasi bakora umugambi wo guhimba ururimi no guhindura ibintu, no guhindura literature zarangaga ubwiru bwa kera, kuko ubwiru nibwo bwabagamo iyoborasi. Okay, so ibyinshi babihinduye muri icyo gihe, bari aba Shakespeare n'aba Francis Bacon ku bihe by'umwami James. Okay, so dufashe rya jambo Petra tubanamo imvugisha e na a tubishyira ku ruhande. Okay, dusigarana na pa na ta na ra. Okay, noneho ibuka ko inyuguta pa mu Kigreek iyo byajyaga mu Cyongereza bahitaga bayiha isura ya ba. Okay, cyangwa abaguriki bo iyo bahuraga n'inyuguta ya ba, okay, bayivanye mu kinyakimari cyacu, okay, bahitaga bayiha pa. So muri make icyo bavuga ngo Petra ryari ijambo ubutare bivuze ibuye. Urumva? Ikindi kandi mwongere mwibuke ko uyu muntu bita Petero muri Bibiliya arangwa ngo nibuye, abazungu bamwita the rock. Murabizi ngo he is the rock of the church, ngo ni ubika imfunguzo z'ijuru. Urumva? Cyangwa ngo ni urinda urugi rw'ijuru. Urumva? So bafashe ijambo ubutare cyangwa butare cyangwa rutare bakora ijambo Petra. Wibuke ko hari n'ahantu hariya nyine mu bice bya Syria kera hariho umujyi witwa Butare. Uwo mujyi nawo witwa Petra. Okay, aba Greek bawise Petra, ni naho
abantu ba mbere bahimbye idini y'abayisilamu bari ntabwo umujyi mukuru w'abayisilamu mbere wari muri Maka, ahubwo wari ahantu witwaga Petra. Okay, wari ahantu witwaga Butare. Okay, mushobora gukora research ku mujyi bita Petra muri biriya bice bya Syria. Ubungu muri iyi minsi Petra isigaye mu majyaruguru ya Saudi Arabia. Uwo mujyi witwaga Butare. So bafashe iryo zina Butare, Ubutare cyangwa ijambo risobanuye ibuye. Okay, noneho bahimba karagiteri y'umuntu witwa Petero cyangwa Petros cyangwa Peter. Urumva nta muntu witwa Peter wabayeho ngo wari inkurikizi ya Yezu, wahawe inshingano zo kurinda urugi rw'ijuru, ibintu nk'ibyo. Ibyo byose biri n'imigani, ni nk'umugani ukuntu iyo karagita ye ni nk'umugani ukuntu, ariko hari ukuntu nyine aho idini yabaye secularized bamuhinduye nk'umuntu. Urumva bamuhinduye nk'umuntu, bavuga ko ari nawe idini y'abagatolika ishingiyeho, ari uwo muntu wa mbere, yenda bishobora kuba ari nawe papa wa mbere. Urumva ari rwe ngo musigire w'umwana w'Imana wa mbere. Byose ni ibihimbano. Petero byari bivuze ibuye, byari bivuze urutare cyangwa ubutare. Hanyuma nta muntu witwa Petero wigeze abaho, nta muntu witwa Peter wigeze abaho. Iyi live nishira mwongere mwumvirize uko mbisobanuye muri bubyumve kabisa. Ngira ngo iyo tugana guhera ubu ngubu kujya mu myaka izaza, iyo tugana mugiye guhindura ibintu, ndi kubereka bigiye kubahindura mindset. Okay, ngiye kubahindura mindset, mavane mu mwijima mwahozemo kuva imyaka 200 ishize. Mbere umuzungu atarakandagira mu Rwanda, mwari mu rumuri rwanyu, mwari mu rumuri rurengeri yarabasigiye n'abantu be. Urwo rumuri rwayoboraga u Rwanda n'urwarangaga abana b'u Rwanda. Ariko kuva umuzungu yakandagira mu Rwanda, mwahise mwinjira mu kijima kibi cyane, kibi. Urumva murayoba. Urumva mwibaza n'impamvu Kiliziya Gatolika yaje igashinga ibintu byose yashinze mu Rwanda ngo bihahagaze, ibyo udashobora gusanga Tanzania, ibyo udashobora gusanga Uganda, ibyo udashobora gusanga Kenya. Kiliziya Gatolika miziya iteye ubwoba muri Afurika iri mu Rwanda, yenda no muri Ivory Coast. Haba hari impamvu. Baba havumbaye nacyo, nubwo bahavoma influence n'amafaranga n'iki, hari icyo bihagarariye mu migenzo yabo y'uburozi, yo gushaka nyine kugira za mbaraga. Tubirukanye mu Rwanda, iriya Kiliziya yahita igwa, kandi irakomeye ku isi yose, yahita igwa ku isi hose, kuko mu Rwanda niho hantu hagomba kuba harashinzwe ibyo bintu kugira ngo ikintu cyabo gifateyo. Ni umugenzo uteye ubwo uri mu Cyongereza byita ritual, ni ritual ikomeye kuba ibishusho byabo bishinze mu Rwanda. Nariya maraso ya Jenoside akenshi yari sacrifice muri ritual zabo, muri dark rituals zabo bariya Abagatolika. Ibintu bapanze babigizemo uruhare ruteye ubwoba. Biracyababaje kubona ko tutarahumuka muri ubwo buryo abantu bacu tubashyingura dukoresheje doctrines zabo. Ugasanga nk'umwami igihe yatanze mwarimvise abapadiri babo kugira ngo bameneho utuzi mbere yuko bashyiramo umugogo we. Biriya byose n'uburozi baraturoze kugeza igihe tuzabirukana abo bantu, tukabirukana, nibwo isi izasubira mu buryo. So ijambo Petero cyangwa Peter byari bivuze Butare, byari bivuze ibuye, ryabuye ry'ingoma y'Imana. Ryabuye ry'ingoma y'Imana. So ahantu hose bakoze imigenzo yo gushinga idini ku isi. Ahambere ni hariya Vatican, hariya hitwaga Butare. Okay, mu kinyakimari hitwaga Butare. None hariya igihe bashingaga idini y'Abasilamu, Petra naho hitwaga Butare. Ntago idini y'Ikisilamu yahereye Maka, yahereye Petra, ni naho hari very holy, ni naho hari holy cyane. Ni naho idini y'Abayahudi naho yahereye Petra, ntago ari Jerusalem, yahereye Petra. So mukuru ubushakashatsi kuri uwo mujyi. So Petra mberetse ko ari ijambo rivuze ngo Butare, ntago ryari rivuze Petra nk'uko bivuze Butare. Okay, so Petero cyangwa Peter bivuze Butare. Okay, bivuze Butare. Nabo barabyivugira igihe mu Cyongereza literature zose zigerageza gusobanura character ya Peter, baravuga ngo he is the rock of the church, niko bakubwira. Okay, he is the rock of the church. Icyo kintu kivuga ngo rock of the church cyangwa dome of the rock gihora kiri related, bahora bagikoresha cyane. Iriya Kiliziya cyo muri Jerusalem gihora kirwanirwa n'Abapalestine hamwe n'Abayahudi barwanira umwanya, cyangwa aho hantu hari iyo nzu Dome of the Rock. Hari umuzigiti bita Al-Aqsa, hari n'ikiliziya bita Dome of the Rock. Dome of the Rock bivuze kiliziya cy'ingoma y'Imana, kibuye ry'ingoma y'Imana, cyangwa kiliziya gihagarariye ingoma y'ibuye ry'Imana. Mu bwiru bw'u Rwanda ingoma y'ibuye ry'Imana ni ibuye ryazanywe na Rurenge igihe yazaga hari Sakara aje na bene se.
baje hano ku isi gushinga ubwami. Urumva? So nababwiye ko abazungu nubwo nyine badupinga banadushuka, ntago bajya bajugunya ukuri kw'Imana yari yazanye nako barakwibye baragucurika, ariko niko bakoresha, kuko ibintu byabo kugira ngo bifate bigomba kugendera muri cya kintu cy'Imana, cya kintu cy'ukuri. Urumva? Ni amabanga, ntabwo ibintu bishobora kubaho utagendeye muri kwa kuri kw'Imana. Okay? Barabicurika bakabeshya bakabigoronzora, ariko ari bya bindi nimwo maje iri. Urumva? Ibintu byacu ndi n'Abanyarwanda, ni byacu, n'abariya bita ngo n'Abayahudi ntabyo bazi ibyo ari byo. Twinso dusigaranye ururimi rwabyo nyabyo. Ntimugasenga no mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa, uba wiroga, senga mu Kinyarwanda. Urumva? Senga mu Kinyarwanda. Ntimugasenga mu Cyongereza, ubucurika ibintu. Ntugasenga mu Gifaransa, ntugasenga mu Giswahili, ugisenga mu Kinyarwanda. Urumva? Watura amajambo yo mu Kinyarwanda, kuko nirwo rurimi rwa mbere Imana yasize ku isi, rwa mbere, izindi zaje nyuma. Serious, ntago ari ukwiyemera, ntago ari fa. Hari ijambo abazungu bakoresha, ntago ari kuba fanatic, hari irindi jambo ryiza ndaza kurishaka ndibabwire. Mushobora kuvuga ati uyu muntu ariko ari too fanatic, ari too radical, ari shallow minded, ari yumva ko ibintu byose bi rotating around being around. No. Ni revelation ngewe nahawe. So okay, Peter turamurangije. Peter bivuze ubutare. Okay? Ubutare. Mukora research murabibona. Wa kabiri reka turebe undi twavugaho. Bariya abayoboke ba Yesu bose bavuga ngo n'abayoboke ba Yesu. Reka none tuvuge ku izina Luke. Iba ari Luka mu Kinyarwanda. Luke, L-U-K-E. Kandi reka ndebe Luke ko reka mbaze icyo Luke ari we. Luke. Mbaze etymology ya Luke. Okay, hano baratubwira ngo the name Luke means light giving. It's a shortened version of the Latin name Lucas, which is derived from the Greek name Lucas. One famous Luke is Luke the Evangelist, a first century Greek physician and early Christian who is said to have written the Gospel of Luke and Acts of the Apostles in the Bible. So muri make ukuntu bamudescribing hano yari umunyarumuri. Abanyarumuri muri ibyo bihe bya first century up to 5th century hariya muri biriya bice bya Mediterane babaga ari abiru. Okay? Babaga ari abiru akenshi kugira ngo ube umwiru wemewe wubahwe uba waranyuze muri mystery schools waramazemo imyaka 40. Okay? So wabaga uri umukuru. Okay? So ijambo Luke turifashe nakoresha ya strategy yanjye nabigishije ya linguistic forensics, tuvanemo imvugisha mu ijambo Luke. Okay? Turasigara na la na ka. Okay? Wibuke ko akenshi abazungu bacurikaga, bafataga rya jambo bakaricurika kubera bo baje bafite mindset yo gufata ikintu cyaheraga iburyo bo bakagihera ibumoso. So ijambo yenda ryari rivuze ngo kuko dusigaranye la na ka, la akenshi yahoze ari ra bo bahindura la ariko yari ra. Okay? So no bibaye ra na ka. None kubera nyine bo abazungu babongereza baje bahera ibumoso, ibyaheraga iburyo bakabihera ibumoso, kuko abiru bo bandikaga bava iburyo bajya ibumoso. Abongereza bo baza bandika cyangwa abarutuku baza bandika bava ibumoso bajya iburyo. So icyari ra na ka ubwo kibaye ka na ra. Okay? Kubera twavuze ko kuntu bamudescribinze hano ko yari umunyarumuri, nkumva ko yari umwiru, ubwo noneho uwitwa Luke ubwo abaye kuru. Okay? Abantu nk'aba babitaga abakuru, bari abakuru. Okay? Mu bitekerezo babaga ari abantu bita abasaza. Ijambo saza abazungu nabwo baje kurihindura irindi jambo ryitwa sage ni umunyarumuri, ni umunyabwenge, ni umuntu ufite wisdom irengeje. Iryo jambo mwarishyira nko muri Google mukari icyo rivuze, ntabwo ndi mu kubihimba. Sage ryandikwa ngo sa a g na e o cyangwa sage, sage, the sage. So ababaga ari abakuru, ari abasage. Muri Bibiliya nyine murumva ko igihe ngo Yesu yavutse ngo haje 3 wise men. Those 3 wise men bitwaga the sages, 3 sages. Ariko bari abasaza. Kera umuntu w'umusaza yarubahwaga cyane. Mu bihe byabo, mu bihe by'umwaka wa 200 cyangwa 100 cyangwa umwaka wa 50 cyangwa umwaka w'100 mbere yuko bavuga ko Yesu yaje, abantu muri ibyo bihe bubahaga umuntu uko wakuraga nibwo wabonaga icyubahiro. Ntabwo yari bimeze nk'ubu ngubu. Kuko bo intego ya buri muntu byo kubaho kwari ukuzamuka muri levels zo guhishurirwa z'urumuri. Okay? Muri iyi minsi kugira ngo ubeho ukompitinga kugira ngo ubone amafaranga urusha abandi, ugura imodoka, ubaka inzu, yenda unyure mu mashuri ateye ubwoba, hanyuma nugera muri retirement age bajya bakumvugaho ngo nguriya kanaka n'umukire yagiye mu ishuri n'iri yakoze ibi n'ibi, bakari byo bakwibukiraho. Ariko bo kera ntabwo ariko byari bimeze. Bakwibukiraga ku rwego rw'urumuri wa achievements. Okay?
babyitaga ascension, warasendingaga ukaba umuntu w'umubuda w'umunyarumuri cyane, ugakora revelations ziteye ubwoba, ugakora na miracles, okay, ukajya uyobora abantu, ukagusha imvura, ugatsinda intambara ukoresheje mind, so bo nibyo byabarangaga, nibyo bintu bakundaga cyane. Imagine ukuntu umuntu yazaga akareba undi, akamureba, akagenda akahita amubaza mu ibuye. Biriya bishusho bya Ramses iyo tubirebye wibaza ukuntu, kuko ntabwo numva ko umwami Ramses yicaraga amezi nk'atatu wa muntu uri mu guforoma ikintu cy'ikibuye kinini cyane cy'ishusho ye ari mu gukora ibyo. Oya, uriya yaraza akamureba gutya, akamufotoza mind, okay, akamufotora mind, akagenda nkuko yamubonye agahita amushushanya, niyo byamujyanira amezi atatu akora cya gishushanyo, ariko akaba yamurangije. Ibyo rero byaterwaga n'ubwo buzima babagaho, umuntu yabaga trained from age 0 up to age 50 mu nzego z'urumuri, okay. Yajya kuva muri ubu buzima ajya mu yindi dimension, yemerewe kuzamo abantu nk'abo ngabo. Muri ibi bihe turimo ngira ngo abantu benshi bapfa bahita bajya no muri level ya dimension mbi cyane, kuko nta muntu n'umwe ubaho kugira ngo abe ascended, abe enlightened, ascended, ave mu bintu byo kuba incarnated muri uyu mubiri, hanyuma ngo ajye mu rundi rwego rwa kimana, okay, mu rwego twabaremo nk'abamarayika. Urumva, bo nibwo buzima babagamo. So rero kubera iyo mpamvu umuntu w'umusaza, umuntu mukuru wese yarubahwaga, kuko umuntu nk'uwo yabaga ari ascended. So rero ibintu byinshi tubona by'ubwenge byanditse muri Bibiliya byanditswe n'abakuru, okay. Abo bakuru nibo abazungu bise ngo Luke, okay. Barabikusanyije again, babiharira ngo character imwe y'umuntu umwe ngo witwa Luke, ariko byari kuru, okay, kuru. Nta muntu witwa Luke wigeze abaho, okay. Nta muntu witwa Petero wigeze abaho. Petero yabivuze ubutare, okay, bivuze ibuye ry'ingoma y'Imana, niko byari bivuze Dome of the Rock, okay. Hanyuma Luke byari bivuze abakuru cyangwa ubukuru, okay, bivuze abiru, bivuze abasaza. Abasaza ari ryo jambo ryaje kuba sage, okay, the wise people, okay. Ubwo turangije Peter tukarangiza Luke, reka tujye kuri John. John murarizi, kandi buri muntu wese aho ngaho mu Rwanda yitwa Yohana cyangwa John. Reka John niwe mubatiza, reka niwe mwemera cyane. None reka turebe ijambo John cyo barivuga hano kuri Google. Reka manze mbaze Google ndebe icyo abazungu bavuga, ko nabo hari ukuntu bashyira ibintu kuri internet kugira ngo bashuke bakomeze babakurure. Urazi ko gahunda yabo ni ukubakurura mu kajyana ikuzimu. Urazi baje bahimbye ko hari ahantu hitwa hell, okay. Bavuga ko hell, umuhanda ujya muri hell ari munini cyane. Sasa ukabona ko bafite gahunda yo kubajyana iyo ngiyo, babashuka. Bo bafite ubwenge by the way buteye ubwo bumeze nk'ubw'Imana, kuko bakomoka ku Mana yigometse. Bafite iyo advantage muri DNA yabo yo kuba bahanga mu bintu byo gushuka. Ni abambere kabisa. Ikintu rero kubera mutakibakekera kiba disadvantage kuri mwebwe, mukabizera mukavuga no n'abantu nkatwe no kubera uruhu n'iki, ariko action zabo ibihe bikatwereka ko batari beza, ariko mukabyanga mutiyo ni weakness y'abantu bose. Natwe turabigira, twebwe tubigira kubera nyine bo dufite influence iremereye. Badahari ntago ariko twamera, ntabwo twaba abantu babi nk'uko bimeze. Ubukene n'iki byose nibi bitera abantu baba babi muri Afurika, ariko ntabwo ariko byari bimeze mbere twabaga muri Eden. Ibintu byose byari ubuntu, turangwa n'umutima w'Imana n'ubuyobozi bw'Imana bwari buhari. Imana yarashyizeho abantu bayo, abiru bayo, n'inyigisho n'amategeko byose byubahwa. Urumva, umuzungu yagiye kugera mu Rwanda, abantu bose, abahutu, abatwa, abatutsi, bagenda ku mategeko y'Imana nk'uko yayasize, bubaha icyo umwami avuze. Umwami nawe akora nk'uko Imana yari yaramusigiye amabwiriza. Ibintu bigenda, system ikora. Nta muntu usonza, nta muntu urwara, nta muntu wica undi, ari urukundo. Biriya rero bimeze nko kubona imiswa mu mugina imeze, niko natwe byari bimeze aho mu Rwanda. Twavuye turaza dukomeza iyo system. Ni Imana yari yarabisize byo kuvuga ngo abahutu n'abatutsi. Ni Imana yari yarabisize, ntabwo ari ibintu twihimbiye. Baje kuducanganisha, barabeshya ngo ni ibintu byahimbwe ejo bundi ngo byashyizweho n'abami kugira ngo bakandamize abantu. Ntabwo ariko byari bimeze. Biriya byitwa Termite caste hierarchy, ni ibintu Imana yari yarasize. Niko byari bimeze no za Misiri, niko byari bimeze kera, ko byari bimeze hariya muri Kimari ya kabiri Iraq. Aho duhungiye dukomeza iyo system, turayikusanya tusigara nayo gusa mu Rwanda n'u Burundi. Abazungu bagiye kuhagera birabayobera, saba abantu bimeze bite, birabayobera ibyari byo, no bahita babimanipura. Baranabiunderstands, ariko barabantu reka tubyangize, reka tunabikoresha against the bariya bitwa n'abatutsi. So none reka tubaze izina John cyo bivuze. Hano baravuze ngo in the Middle English the name John is derived from the Hebrew Yohanan, meaning graced by God. It is a solid traditional name that exudes strength, smarts and kindness.
mm, John, Yohana, njyewe ukuntu ndibona John, ibi ngibi biri kuri Google muri iyi minsi rimwe na rimwe. Again, Google by the way, ubu ngubu isigaye ari tool ya iri propaganda tool, ntabwo ikimeze nk'uko yari imeze muri za mirongo mu bihumbi bibiri gutyo. Mu bihumbi bibiri na gatatu kugeza ibihumbi bibiri na cumi Google yari nziza. Wanakoraga search akaza results zigeze nko kuri miliyoni, ariko ngubu hasigaye haza results zitarenga page nka 30. Bivuze ko hariho igikundi cy'abantu kiri inyuma ya Google, kiri inyuma ya Wikipedia, gipushing a narrative. Okay, narrative ya indi ijyanye na gahunda y'aba Illuminati bashaka iyo rubanda mu isi bajya urumva. So ngubu nta kuri ushobora kubona muri Google nyako, ntako, ni guke cyane. Niyo ushyizeho ibintu binyuranye n'iyo gahunda ujya kubona ukabona umuntu abisakira inzu ari wose ugasanga ntabwo biboneka, ntabwo umuntu abibona neza. Wikipedia ari ujyayo ushaka kugira ngo wintroduce nk'ikintu bakacyanga. Nk'ubu ntabwo ushobora kujyaho nkavuga nti reka nshyiraho page y'ibimanuka byo mu Rwanda, bahita banga. Wikipedia irabisiba, ubishyira bikajyayo, noneho next day bakoherezayo umuntu wawe wenda uri nko muri university nka za Stanford ukoresha izina riri fake ukuntu agahita abisiba byose. So ubu ngubu bisigaye biri tool ya agenda yabo. Ntimukizere Google na Wikipedia, ntukabyizere na gato. N'amateka y'u Rwanda nk'iyo ugiyemo usanga ya narrative y'abavansina ariyo bateza imbere. Iyo ugiyemo kugira ngo ugire icyo wahindura bahita bongera bakabisiba bya bindi washyizeho, bahita babisiba. Ugasanga nibo bashaka kugira ngo bavuge amateka yawe bayakurushe, ajyane na cya kindi nk'uko bashaka kudescribing, ukuntu bashaka ko urubyiruko ruzaza rwabo rw'imyaka izaza bakomeza bagendera kuri cya kindi cyatumye habaho na jenoside mu Rwanda. So nk'izina John, wibuka ko hari imana bita Anu. Okay, hari imana bita Anu. Ikindi cya kabiri hariho umwiru hariya Misiri witwaga Ani, yari umwanditsi. Papyrus nyinshi cyane zanditswe n'umwiru witwaga Ani. Sasa uwo mwanditsi ibyo yanditse w'umunyamisiri ku mfunzo, ku mpapuro z'imfunzo cyangwa papyrus barazijyanye. Cyo gitabo bita The Book of the Dead, cyo bise abazungu bise Book of the Dead, cyanditswe n'umwiru witwaga Ani. Sasa byinshi byari byanditse muri Book of the Dead nibyo bafashe bashyira mu gitabo cyitiriwe umuntu witwa John cyangwa Yohana muri Bibiliya. So iyi character rero nayo ni character yahimbwe ishingiye kuri uwo mwanditsi, kuri scribe witwaga Ani. So ngo dusobanuye Petero, dusobanuye Luka, dusobanuye Yohana, reka noneho dusobanure uwo bise Matayo cyangwa Matthew. Matthew biroroshye mpora mbivuga, navuye ko Matthew byari bivuze matwi. Ni ijambo baraje basanga ngo ziriya nyandiko za Misiri zitwa matwi y'intare. Noneho bahita bakatamo rimwe gusa, ijambo rimwe bafata amatwi baragenda baravuga ngo the gospel of Jesus according to Matthew. Ngo the gospel of Jesus according to Matthew. Ubundi byagomba no kuba the gospel of Jesus according to Matthew y'intare. Ibyo byo cya gitabo cya Matayo cyose iyo gifashe ukagisoma, none ukajya muri Misiri ahantu hitwa Isakara, hariyo piramide y'umwami muntu. Okay, uriya mwami wa Nyabiru yaraje, muntu ava kuri Nyabiru yicara hariya aba umwami ku isi kumara igihe kirekire, hanyuma ajya kuhava asiga amabwiriza ye yose ayanditse muri iriya piramide ye. Abazungu bo ntago bazi ibyo ari byo, baraje baravuga ngo ni piramide ya Unas, ariko yari piramide ya muntu. Okay, iyo piramide ibibambasi byose byanditsemo amategeko y'ukuntu ibintu byagomba kuba hano ku isi. Bimwe muri ayo matwi y'intare yanditse ku bibambasi muri piramide ya muntu Isakara hariya Misiri, nibyo byafashwe baragenda bakora igitabo ngo cyiswe Matayo, ariko Matayo byari matwi. Byari matwi. Ariya magambo yitwaga amagambo yandikiwe amatwi y'intare. Intare zari abami, zari abiru. Ntabwo abantu rubanda bari barandikiwe biriya bintu. Umuntu yagomba kunyura mu ishuri ry'amayobera cyangwa mystery schools akabyigishwa, none yamara kwiga agahita aba intare. Hanyuma ariya magambo akaba ari amagambo y'ayo matwi y'iyo ntare. Urumva? So byitwaga amatwi y'intare. None bari abazungu baraje bumva ko biriya bintu byitwaga amatwi y'intare, none barabifata baravuga ngo dukore igitabo cy'amatwi. None ayo matwi aza kuba Matayo. Nta muntu witwa Matayo wigeze abaho, nta muntu witwa Matthew wigeze abaho. Ni ibihimbano abazungu bahimbye kubera kutamenya. So tuvuze Petero, tuvuga Luka, tuvuga Yohana, tuvuga ko Yohana yari muntu cyangwa Ani cyangwa Anu. Okay, tuvuga Matayo ko yari matwi. Okay, noneho tujye ku muntu witwa Paul. Okay, Paul mumwita Paulo. Muranamukunda cyane, muramwigamba, usanga muri mu Bibiliya mwashyushye mwasaze byacitse. Nk'umuntu nyine wamurikiwe abanyuraho akabati abawe mbega uburozi, usanga mwarasaze, baracanganyikiwe. Ubumenyi umuze ko mwarabumenye kirungu n'iziriya ntambara zawe mu Rwanda ntabwo zarabaye.
umwarabyitajije kera cyane. Okay, so none reka tuvuge kuri Paul. Character ya Paul rero iteye ubwoba iyo ishanga umukore research mu bintu bya medieval writings. Paul hagiye havamo amakaragiteri menshi. Ijambo Paul ni ijambo tubanze tuvanemo imvugisho dusigare panala, ariko mbere yuko tusigaza panala reka mbaze Google gato cyane ndebe icyo abazungu bamuvugaho. Bazibona nabo hakuno nyine bapushinga ikinyoma cyabo rimwe na rimwe bagacikwa bakavuga ukuri. Reka ndebe etymology of Paul. So baravuga ngo the name Paul has existed since Roman times. It derives from the Roman family name Paulus or Paulus, from the Latin adjective meaning small, humble, or least, or little. Now, there's a time there's when they make up their own things. Bagaforginga ikintu bakagishyira nyine nko kuri Google. Rubanda bakabibera kuri icyo. Ariko ntabwo ariko bimeze, barabeshya. Njye reka mbabwire Paul uwo yari we. So reka tubanze turisenye iryo zina. Turisenye tuvanemo imvugisha E na U, dusigare na P na la. Okay, P na la. Wibuka ko abaguriki iyo bazaga bagasanga ijambo ryacu ritangira yenda na ba itaga ya ba iba pa. Okay, la yabagirira. Okay, so dusigaje ba na ra. Okay, ibyari pa na la bibaye ba na ra. Okay, noneho duhita tujya mu Kinyarwanda cyangwa mu Kinyakimari. Ya ba na ra isiba biru. So uvuga ko hari abazungu bazaga bagakusanya nyine iby'abiru bazi n'ibyo bavuga bakabishyira hamwe. So abiru nibo bahaye abaroma inyandiko nyinshi bagiye bateranya zikabafasha gushinga ikintu cyabo. So nta muntu witwa Paul wabayeho. Uwo Paul, inyandiko za Paul zari inyandiko z'abiru. Zari inyandiko z'abiru. Barongeye noneho Paul bamukoresheje muri Bibiliya, ariko hanze ya Bibiliya mu bintu bya secularism. Noneho za nyandiko za Paul baziha undi muntu witwaga Philo. Okay, Philo nabyo narabibwiye muri ya video yindi ko Philo nabyo byari bivuze abiru. Okay, so inyandiko za Philo nizo za zindi za Paul, ariko za Philo zaje mu kintu kiri secular, za Paul ziza mu kintu kiri spiritual. Okay, none baranakomeza bakora indi character bise ngo Josephus. Wibuka ko abiru bari abanyarumuri. Josephus ryavuye mu ijambo zuba, narabibayeretse. Josephus na Aesop byose ni amajambo yavuye muri zuba. Okay, ubuzuba nibwo bwabaga ari quality iranga abiru. Umuntu wabaga yaranyuze muri mystery schools, yarabaye trained, yarabaye intare. Okay, kuba intare wabaga uri ready kuhabwa amagambo y'amatwi yawe, amagambo y'Imana yagenewe amatwi yawe, ariyo yitwa amatwi y'intare. Yahabwaga abantu b'urumuri cyangwa abantu b'izuba, bafite izuba. Banabashushanyaga bafite izuba inyuma y'umutwe gutya. Abazungu babyita halo. Na Yezu rimwe na rimwe iyo bamushushanya bakwereka ko afite ikintu cy'izuba kiri inyuma y'umutwe we. Ibyo byarangaga ubutara, byarangaga urumuri. Umuntu nk'uwo yabaga ari Illuminati. Illuminati ni ijambo ry'Igitaliyani rivuze ngo bivuze ngo mutara cyangwa umunyarumuri. Okay, umunyarumuri. So Paul yavuyemo characters ijambo abiru ryavuyemo izina Paul, rivamo izina Philo wa mwanditsi w'umugreek, rivamo izina Josephus wa mwanditsi nawe w'umugreek, rivamo undi mwanditsi ngo bise Aesop. Byose byari bimwe. Kandi ntabwo ari byo gusa bivuze, hari n'abandi bashakashatsi. Hari umutipe w'umushakashatsi wundi w'umunyamerika nawe werekanye icyo kintu. Werekanye ko inyandiko z'uwitwa Paul ziri identical n'inyandiko z'umuntu witwa Josephus. Mu mukore w'ubushakashatsi ni umwe mu banditsi barata cyane ko yari abazungu barata cyane ko ari umwe mu banditsi ba mbere b'Abagreek. Okay, Josephus niyo abantu bamwe nabo bashaka ko babasabye source ku bintu na bimwe baba baganira ku bijyanye n'amateka hariya muri Mediterranean, bahita bakotinga Josephus, ibitabo bya Josephus. So Josephus ni ya character ya Paul, ariko iri fake cyane. Byose biri fake, babibyare mu biru bahariya muri Alexandria. So izina Paul twabyita biru. Okay, nta muntu witwa Paul wigeze abaho. Characters za Bibiliya hafi ya zose nta muntu n'umwe muri kiriya gitabo wigeze abaho, guhera kuri Adamu kugenda ukagera kuri Yesu. Zose ziri fake. Nta muntu n'umwe hariya wigeze abaho bavuga ko yabaye muri biriya bice yanditswe muri Bibiliya.
ni bake cyane. Ababayeho ni ba Mungwe, ni ba Rurenge n'ababakomokaho. Amazina yabo nagiye nyabereka, nzakomeza mbibasobanurire neza abo baribo ba Kimari. So noneho turangije Peter, tujya kuri Luke, tujya kuri John, tujya kuri Matthew, tuvuze na Paul. Noneho reka tujya kuri Mark cyangwa mwita Mariko. Okay? Ndabisenya byose, ndabisenya mbishyira ariya byose birajya kurangira mwajugunye Bibiliya cyangwa muyisoma ukundi kuntu. Okay? Noneho tujya kuri Mark. Ijambo Mark tubanyemo imvugisha tuyijugunye, dusigarane ma, ra na ka. Okay? Ikindi cya kabiri mugomba kwiga, hari ubwo bafataga izina ry'umukurambere wacu umwe bagakora amakaragitari nk'umunani muri iryo zina, bagoronzora uko bashatse, bakanahimba inkuru nk'uko ubona bajya Hollywood. Bari abantu n'abanyabwenge cyane, nababwiye ntibo bafite gene y'umumarayika wigometse. Yari umunyabwenge cyane, uriya warwaniraga nyine kujya mu ntebe y'Imana. Gene ze zituma abazungu baba very creative, okay? No mu bintu byo gushuka. Hariya Hollywood baricara bakandika film, bagashaka umuntu bakamutraininga agakina. Ubu byabaye umwuga acting. Uriya mwuga wo guactinga no gushuka, no kubeshya, ukajya muri character y'umuntu fulani ugakina ikintu. So ni ibintu batangiye kera bakigera hano. Kwandika Bibiliya niyo iriya spirit ya Hollywood yo kwandika imikino n'amafilimi niyo yabarangaga. So biriya bintu byanditse muri Bibiliya kenshi ni literature, ni ibintu bya creative writing, ni fictional writing, byahereye muri ibyo bihe. So bafataga umuntu wacu, izina ry'umuntu wacu, bakarihimbamo abantu benshi. So Mark mvanyemo imvugisha hasigara ma, ra na ka. Umuntu wa mbere ufite izina rigizwe n'izo nkingi, nabwo ko inkingi z'ijambo niryo maje yaryo, niryo mbaraga yaryo. Okay, niyo wahinduriza inkingi yenda ya mbere ukayishyira hagati inyuma, indi ukayishyira hagati, indi ukayishyira ku mwisho, isigaza ya energy, isigara ya energy. So bafashe ijambo Kimari, okay, bakora umuntu witwa Mark kandi yari Kimari. Barongera bafata rya jambo Kimari, bakora undi muntu witwa Malakai. Okay, barongera bafata rya jambo Kimari kubera Kimari nyine we yakomokaga mu muryango wabo twita ibimanuka, kandi ibimanuka muri Bibiliya babyita ba marayika. Okay, again Malakai cyangwa Mark bikaba bivuze marayika. Okay, barongera bakora undi muntu witwa Lamek. Kandi Lamek yari inde? Kandi muri Bibiliya bavuga ko Lamek yari Lamek. Who was Lamek in the Bible? Lamek is a figure appearing in the Old Testament's book of Genesis, where he's the 7th generation from Adam and the father of the first breed of livestock, the first metal worker, and the first musician. The list is comparable to the ancient Mesopotamian tradition of the 7 preferred heroes who originate arts and culture. This Lamek appears in the Yahwist genealogy in line of Cain. Ngira ngo ni Kimari. Lamek again ni Kimari. Iyo bavuze Cain baba bavuze Mungwe. Okay, bavuze Mungwe kuko Cain ni ijambo ryavuye muri Enki. Bagiye bakora, habayeho evolution yo kugenda bahindura rya zina rivuye muri Mungwe, kuko Mungwe nabwo ko bakoze characters zigeze nko kuri 12. Harimo Cain, harimo Noah, harimo Enoch. Okay, harimo Engime, harimo Yahweh. Ayo mazina yose bagiye bayakanda bayabyaza, bayavanye muri Mungwe. Ukuntu bamu describing hano urumva ko ibikorwa bye bimeze nyine nk'ibikorwa bigenda bivuga kuri Gihanga, ibintu byo ngo ni wazanye ubwenge by'ubushumba. Okay, kwita ku nka, ngazana n'ubwenge bwo ibintu byo gukora ibyuma, sinzi ukuntu twakwita blacksmith mu Kinyarwanda. Na Gihanga bimuvugwaho. Murabizi neza nyine mu bihe bya Kimari, mu bihe bya Mungwe, mu bihe bya Kazigaba, mu bihe bya Kabeja, ubwenge bw'ibintu nk'ibyo bwaje ku isi, bwaje mu Rwanda, nahakikije hariya za Karagwe. Hari icyicaro cyabo by the way hariya Karagwe, barurenge bagize icyicaro gikomeye hariya Karagwe. Bajya kuva mu gace kacu bajya za Iraq, bakomeza kugira ibintu by'ubukorikori buteye ubwoba, ba introducinga imibare, guhinga, korora. So nibyo bari mu kuvuga kuri Kimari, ngo bise Lamek. Ijambo Mark mu Cyongereza cyangwa Mariko ni inkingi z'ijambo Kimari rihindurije. Noneho bamwandikaho ibintu yenda bagiye bavana mu matwi y'intare n'ibindi bintu bifuzaga ko iyo character isa, kuko bashaka kubaka character y'umuntu witwa Yezu. Yezu nawe ngira ngo namusobanuriyeho gato. Ubundi Yezu nk'umuntu ntabwo yabayeho, wabayeho yari Kibogo.
kuko muri Misiri batwereka ko character y'uwo muntu yari kibogo. N'undi bise Mutuzo. Okay, Mutuzo yari umuhungu wasukirana, nawe yari afite imico na experience yenda gusa nk'ibyabaye kuri Yesu. Okay, so murabyumvise, mwumvise ko Kimari yakozwemo characters nyinshi, havamo Mark, havamo Malachi, havamo na Lamek. Ndabibasobanuriye, murabyumvise. Lamek. Noneho reka tujye ku muntu wiswe ngo James. Reka turebe icyo abazungu bamuvugaho hano, noneho ndebe niba nabipinga cyangwa ari ibyo, ndebe niba ari ibyo nasobanura. James. Baravuga ngo the origins of James comes from the Hebrew name Jacob and means supplanter. Ngo izina James, sinzi ko bita James mu Kinyarwanda. James twagita mu Kinyarwanda. So James is a classic traditional biblical name, Saint James. Ngo yari umwe mu nkurikizi za Yezu. Yezu yari afite abantu bamukurikira 12, so umwe muri abo witwaga James. Ko mu Kilatini yari Jacomas, which also means may God protect. Bavuga ko wa muzunguza 10 bita Shakespeare ngo yari umufana wa James. Abazungu bicaye bahimba ibintu ku buryo byabaye ihame. Okay, so noneho reka njyewe mbijyemo ndebe uwo James yari we. Izi zina James aho barivanye, kuko bafataga ijambo rishingiye mu kintu cyangwa mu muntu nyawe wacu w'umukurambere, noneho bagahita bahimba character nshya. So reka mbanze nkoresha ya tactic yo kusenya ijambo twongera tukaryubaka. Okay, hano muri explanation ya Google bavuzemo umuntu witwa Shakespeare. Aho ngaho bise bimpamo ka clue, kuko Shakespeare ni fake character. Kuko Shakespeare ni izina ryari collective ry'abazunguza 10 icyo gihe. Ntabwo Shakespeare ari umuntu, ahubwo ari umwuga, nk'uko ubona ubunyamakuru muri iyi minsi. Abanyamakuru akenshi babazi nk'aba journalists. So ntabwo nyuma y'imyaka 3,000 bavuga ngo hari umuntu witwa journalists, uwo muntu ngo yitwa journalists, ngo yandika ibintu biri titled New Times. Niko Shakespeare imeze. Nta muntu witwa Shakespeare wabagaho. Kuba Shakespeare byaga ari umwuga, byaga ari ubwanditsi, ryari ijambo risobanuye abanyamakuru cyangwa abanditsi mu kinyejana cya 14 kugenda ukaza ukajya mu kinyejana cya 17. Nta muntu witwa Shakespeare wabayeho. Ibintu abantu banditse icyo gihe byose babishyize mu gitabo kimwe bagiharira, none wa mwuga bahita bavuga ngo umuntu, kandi ntabwo yari umuntu. So bahise babeshya baravuga ngo umuntu witwa Shakespeare ngo yari umufana wa James. So bivuze ko ijambo James ryahimbwe muri icyo gihe mu kinyejana cya 16, kuko mbere yaho nta nyuguta J yabagaho, nta nyuguta J mu Cyongereza yabagaho. Twari dufite inyatuzi J ariko tutandika nka J. J yari da na sa, nibyo byari J. Nk'ijambo juru twaravuga ngo da na sa na u na ra na u, ari byo juru. Twari dufite iyo nyatuzi ngo ja ubujuju, ariko tutakoresha inyuguta J. Inyuguta J yaje muri bya bihe by'abazunguza 10 mu kinyejana cya 16. Ushobora kubikoraho ubushakashatsi, ushobora kubaza ubu uti when did the letter J come into use. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo nta bantu bitwa abajuzi bigezweho, kuko ijambo inyuguta J ntabwo yari ihari imbere y'ikinyejana cya 16. Okay, so noneho za mbigisha tuzivanyemo dusigaza J M S. Okay, noneho icyahoze kiri J, kuko J yahimbwe muri 16 mu kinyejana cya 16, mbere yaho cyari J ubundi cyabaga kiri ya. Okay, noneho dusigaje ya ma na sa. Okay, so iyo witegereje kubera bariya bongereza rimwe na rimwe babaga influenced n'ikigreek, ukuntu inyuguta sa cyangwa os, okay, cyangwa us byongerwaga ku kintu kubiha ya effect y'ikigreek ukuntu. Okay, so icyahoze kiri ya ma na sa tuyise tuyivanaho turayijugunya, dusigaza ya na ma. Noneho inyuguta ma hari ubwo yabaga iri wa, ikongera ikaba va, ikongera ikaba u, ubundi ikaba na. Okay, so muri situation ya igiye kuba na wa instead of ma. Noneho dusigaje icyahoze kiri James, dusigaje ya na wa. Bivuze ko James biri yawe. Okay, yawe. Okay, so ibyanditse kuri James akenshi character ya James niki n'ibimuvugwaho ibyinshi bagiye
babyitiza mu bikorwa cyangwa mu nyandiko zimwe na zimwe Mungu yari yanditse, kuko yawe ni Mungu. Yawe ni Mungu. Nabasobanuriye ukuntu yawe ari Mungu, ukuntu izina Mungu ryaje kubyaza izina yawe. Okay? Kuko Mungu yari afite amazina abiri, yitaga Mungu iya. Okay? Hanyuma ya iya abazungu nayo bo ntabwo basigaye ikintu inyuma. Ihita ibafasha guhimba izina yawe, ihita inabafasha gukora ijambo I am. Okay? Ijambo I am naryo ushobora kurikoraho ikiganiro kirekire, ni rirerire cyane, I am. N'iri James naryo again ririmo ka kantu ka I am, kuko ya na W bifite isano na I na ma, kuko ya ubundi yabaga ari I cyangwa I. Okay? Wa ubundi ikaba ma, so I am. Kuko nababwiye cyagiye muri cya kiganiro nabigishaga mu gutegura umubiri wanyu mu bintu bijyanye n'inzira y'ibare, naberetse akamaro k'ijambo rya mbere Imana yakoresheje kugira ngo habeho byose. Ririya ndi n'ukuntu yahumekaga ubundi avuga ati so iyo nyatuzi. So ibyo rero nibyo bashingiyemo bahimba karagiteri, bahimba izina James na karagiteri imugenderaho. Okay. Wibuke ko abazungu b'icyo gihe b'abazunguzacumu bari bihaye nabo kwegera abiru, bagira ubwiru, baba enlightened. Abenshi bari enlightened cyane, baba dedicated, bajya mu mashuri y'amayobera cyangwa mystery schools. Ayo mashuri yaheraga hariya Ethiopia akagenda akagera iriya muri Take. Wibuke ko n'icyicaro cya mbere cya Kiliziya Gatolika cyari Take, ntabwo cyari Vatican, cyari Take. Hari ahantu hitwa Istanbul, niho cyari kiri. Okay? Naho hubatswe Kiliziya cyane. Okay, habanje kubakwa ishuri rya mbere ry'ubwiru. Iryo shuri riza guhinduka Kiliziya, aho abasilamu bahafatiye barihindurira umuzigiti. Iryo shuri ryitwaga, abazungu baje kuryita Hagia Sophia. Hagia Sophia bivuze ngo, mbicagaguye neza, Hagia Sophia bivuze ngo Hail Sophia, bivuze ngo hasingizwe izuba, hasingizwe mama zuba, hasingizwe gasani. Hagia Sophia nicyo bivuze. Niryo shuri rya mbere mu Bwongereza, mu Burayi, ku butaka bw'Uburayi. Ishuri rya mbere ryabayeho ryari hariya Istanbul muri Take, bise Hagia Sophia. Mbere hatarabaho na Oxford, hatarabaho Eton, hatarabaho Cambridge. Urumva, niryo shuri rya mbere ryahabaye. Ariko mbere yaho hari amashuri ya mbere ku isi yari muri Misiri, nyuma yaho haza kuba ishuri muri Mali. Okay? Hariya Timbuktu. Haza kuba irindi shuri muri Morocco, mbere ku butaka bw'Ubwongereza hatarabaye ishuri na rimwe. Urumva, hanyuma noneho aho abiru bajyaniwe bafatiwe ubugwate bakatangira kubafosa kubahishurira amabanga, bashingisha ishuri hariya ryiswe Hagia Sophia. Iryo shuri riza guhinduka church, nanone riza guhinduka umuzigiti, n'ubu ni museum, riracyahari. Muri ibyo bihe ariko ubwenge bwaragiye bujya mu Buhinde, naho hahita havuka hari university yavutseho muri ibyo bihe. Hagia Sophia icyubakwa, ubwo bwenge buragenda bugera mu Bushinwa, nabo bashinga institute. Bwari bumeze nk'umuriro w'inkongi wagiye ufata hose icyo gihe. Ariko twari twarabwihereranye cyane igihe kirekire, hafi imyaka 7,000. Nta muntu tubuha. So izina James muraryumvise, n'ibigendeho byose murabyumvise. Reka nongere amazina nk'abiri gusa. Tuzakomeza ikindi gice, kuko Bibiliya irimo amazina hafi 2,000 ngira ngo. Okay, none reka tujye ku muntu bise ngo Andrew cyangwa Andereya. Okay? Andrew. So izina Andrew abazungu barivanye muri he jambo ry'ikinyakimari cyangwa ikinyarwanda. Reka turisenye. Duhita tuvanamo imvugisho tuzijugunye, dusigarane na da na ra. Okay? Dufashe Andrew. Okay? Andrew ni ANDREW. Okay? Noneho mu kiguri karo kuvuga ngo Andreas. Okay? Andreas. Again ni nka kwa kundi tuvanamo za mvugisho tuzishire ku ruhande, dusigarane na da na ra. Aho ubona da ujye wibuka ko iyo nyuguti yari ta. Okay? Aho ubona da iyo nyuguti yabaga ari ta. None dusigaje na ta na ra. Okay? Duhita tubona ijambo ntare. Okay? Wibuka ko bafashe amatwi y'intare batemaho rimwe, bafata amatwi bakora amatayo, noneho irindi jambo baratemye basigara ntare, bahita bakora izina Andrew cyangwa Andereya. Okay? Murabyumva ariko? So nta muntu witwa Andrew wabayeho, yari ntare.
ibintu bijyanye bavuga ko Andereya yenda yanditse cyangwa yavuze cyangwa yakoze ni ibintu bishingiye mu matwi y'intare. Matwi nawe twumvise ukuntu bamuhinduye Matayo, ibyahoze ari ibintu umuntu yasize ku kibambasi muri piramide ye hari isakara, byose abiharira Matayo. So nta muntu witwa Andrew wabayeho, uwari Andrew ni intare. Intare, kuba intare icyo gihe byari bivuze Imana, cyangwa bikavuga umwiru uhambaye w'umunyarumuri, cyangwa bikavuga umwami, ukaba ufite privilege yo guhabwa ya mabanga y'Imana, kuko waba ufite amatwi ari sanctified. Ayo mabanga akaba yaragenewe amatwi y'intare, ukayenjoyinga ko uri intare. None reka tujye ku izina rya nyuma nari nateguye, Isaiah cyangwa Isaya. Isaiah nubwo ndi bujye muri byinshi, duhita tuvanamo imvugisha, turasigaza sa na ha. Akenshi ha yabaga iri ga, okay? Yabaga iri ga, hari ukuntu bayikoraputingaga igasigara iri ha, ugasanga na ya habaye hanaguye, ariko akenshi yabaga iri mu mwanya habaga hari ga. So muri make Isaiah yari gisa. So muri gisa banavanyemo nyine amakaragiteri menshi, harimo Isaiah, harimo Isa muri ntuza mu nyandiko z'Abasilamu, banavanamo izina Yezu. Ariko Yezu barivanye ahantu habiri, barivanye muri gisa, barongera barivana muri ya karagiteri bari barahimbye ivuye mu batutsi b'ibihangange ba kera, uwo bise Zeus. Okay? Zeus. Kwiye muri etymology ya Zeus nabwo uhita ubona ko again Zeus nabwo byavuye muri gisa. Byavuye muri gisa, nzabibereka mu gice cya kabiri. Ibi rero ntabwo ari ukwiyemera, ibi ntabwo ari ukwihanukira, ni ibintu mutari mwiteguye. Ni ibintu mutari mwiteguye ko hazageza igihe umwe muri mwe agakorwaho, akerekwa, agahabwa ubutumwa, agahabwa urufunguzo n'itoroshi yo kubereka ko bari barahumije. Okay? Ibi ntabwo ari ukwihanukira, ni ukuri. Ni ukuri, ibintu byari ibyacu. Muri abana b'Imana, ni mu bana b'Imana nyabo. Ntimugakangwe na biriya bavuga ngo igiheburayo nzabagiramo mbere ukuntu bagihimbye, cyangwa ari ikiguriki. Kiriya ni ikiguriki, igiheburayo ni ikiguriki, ni ururimi rwahimbwe, ni rushya cyane, nta nubwo rufite imyaka, ntabwo nizera ko rufite imyaka irenga 300. ruriya rurimi ni uruhimbano. Nzabashakira n'ibitabo abandi banditsi bahambaye berekana uko byagenze kugira ngo ururimi rushyirwe mu bikorwa, n'uwaruzanye. Okay? Umuntu uko muri Abayahudi bashya, umwe muri bo wicaye akaruhimba. Kandi niba nabasigira izina rye, mukamukoraho ubushakashatsi uwo muntu wahimbye igiheburayo. Sinzi hano namwanditse, ariko nimubona nzamubaha mu gice cya kabiri. Okay? Yeah. So ngira ngo murabibonye. Okay? Murabibonye ko ari amazina yose muri Bibiliya ashingiye muri karagiteri z'abakurambere bacu. Akenshi benshi bibahungwaho, bimwe bivanze n'ukuri na fiction, kuko abazunguza cuma akazi kabo kari ukwandika ibintu bya fiction, kwari ukwandika imikino. Urumva nibo bahimbye ibintu bya theater. Urumva? Okay? So abankurikira from now onwards, muzamwumva izina Peter, mukumva izina Luke, mukumva izina John, mukumva izina Matthew, mukumva izina Paul, mukumva izina Mark, mukumva izina James, mukumva izina Andrew, muzahita mumenya amagambo y'ikinyarwanda ayo mazina yavuyemo. Okay? Mube bamwebwe, ntimukabe ibikopi. Ni mwebwe original, ni mwebwe bavumyemo, ni mwebwe bariya ni abavampire, barabacuritse batangira kubanywa amaraso. Urumva? Okay, reka tugarukira aho ngaho, tuzakomeza muri part 2, dukomeze dusobanura andi mazina. Okay? Alright, Imana ibarinde, turabakunda cyane.